Moi, Ouedraogo Idrissa, après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Issimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina umuhango ukomeye hari ibisabwa rero kugira ngo ashyingirane n'undi hari ibisabwa murumva kugira ngo ushinge une institution de famille kugira ngo ushinge ishingiro ry'igihugu hari ibyo ugomba gusabwa cyambere n'imyaka y'ishingiro imyaka y'ishingirwa ni 21 nibura bese uribuka ngusaba indangamuntu yawe kugira ngo dusuzume ko imyaka y'ishingirwa ifite imyaka y'ishingirwa ni 21 nibura nubwo mu ngingo y'itegeko bavuga yuko ushobora kubisaba umuyobozi w'akarere ufite imyaka 18 utaragera 21 hanyuma bagasuzuma niba koko impamvu zatuma ushyingiranwa n'undi utarageza imyaka 20 biremewe ariko wabisabye barabisaba bakakwangira cyangwa bakaguhakana iyo umuntu asabye haba ari ibintu bibiri bashobora kwemerera imyaka y'ishingirwa bayifite kandi twasanze kubirebana nuko baba bafite imyaka y'ishingirwa isabwa n'itegeko turumva nta kibazo icya kabiri nuko abashyingiranwa bagomba kuba badafitanye isano y'ubuvandimwe itegeko rikavuga ko bafitanye isano y'ubuvandimwe itaziguye ntibashobora gushyingirana aho Idrissa ntiyaba ari musaza wa Vestina cyangwa Vestina ari mushiki wa Idrissa itegeko ntiryemera ko abafitanye isano y'ubuvandimwe bashyingirana aha rero tukibutsa yuko mbere y'uko uyu muhango w'ishyingirwa uba hari indi mihango igomba gukorwa umuhango wo gufata irembo n'umuhango wo gusaba no gukwa kugira ngo ababyeyi impande zombi basuzume ko abagiye gushyingiranwa batafitanye isano ejo tukaba twakora amahano yo gushyingira musaza na mushiki muri ya mihango yo gufata irembo muri ya mihango yo gusaba no gukwa ababyeyi impande zombi bagomba gusuzuma ko abagiye gushyingiranwa batafitanye isano y'ubuvandimwe yaba iziguye cyangwa itaziguye kugira ngo isano cy'akarere nibaza ko iyo mihango yakozwe icya gatatu nuko ntawe ushobora ubushyingirwa kwa mbere ko kiriho birashoboka ko Idrissa afite undi mugore bashakanye byemewe n'amategeko uyu munsi akabwira Vestina ko nta mugabo nta wundi mugore yigeze itegeko ntiryemera ko umuntu yakora amasezerano abiri ku kintu kimwe niyo mpamvu dusuzuma ko aba bageni ari ingaragu muri bukatubatuma ibyangombwa ko muri ingaragu twarubwira ngo dusuzume ko umwe muri mwe ataba afite andi masezerano y'ishyingira impamvu ya kane nuko ntawe ushobora gushyingiranwa n'umuntu umubyeyi wemeye kubera umubyeyi mu mategeko birashoboka ko papa wa Vestina yabereye kubera Idrissa umubyeyi mu mategeko harabayeho adoption niko byagenze Vestina papa wawe adopse Idrissa akaba mubana uyu munsi ukaba wamubengutswe ukaba ati nyamara uyu muntu yarezwe na papa none uyu munsi ndifuza ko twibanira nk'umugabo n'umugore niko byagenze Idrissa Est-ce qu'il y a eu adoption de l'un chez l'un ou chez l'autre ishyingirwa nako rero harabayeho adoption ni ukuvuga ngo amategeko aba yarabagize abavandimwe ntabwo bashobora gushyingira icya nyuma ntawe ushobora gushyingiranwa na sebukwe cyangwa na nyirabukwe bizere ko Idrissa ataba ari sebukwe wande cyangwa ngo Vestina bari nyirabukwe wa Idrissa babyita ngo iki Vestina umuntu washyingiranywe na sebukwe babyita gukazana sibyo cyo kinyarwanda bakizi babyita gukazana rero ntibyemewe mu mategeko kirazira kikazuririzwa sibyo muzere ni amahano rwose ntabwo byemewe ko umuntu yakora ibyo bintu kuko byaba ari amahano ngiyo rero imiziro ikomeye niyo mpamvu tuvuga yuko umuhango w'ishyingirwa uba mu ruhame rwa benshi uba bafite inyungu muri uyu muhango w'ishyingirwa akavuga ati nyamara ndabona bariya abantu hari kimwe muri byo kitubahirijwe icyo gihe ishyingirwa irahagarara ubwo rero ntituza kubasaba ngo nimutubwire niba nta muziro waba ureba aba bageni bombi muze kubitubwira ko uhari cyangwa uhari hanyuma muduhe n'uburenganzira bwo kubashyingira turabifuriza kubyara abahungu n'abakobwa tubibutsa yuko
tubibutsa yuko abana bose bavutse ku butaka bw'u Rwanda bagomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, tutitaye ko bavutse ku bana bashyingiranwe byemewe n'amategeko cyangwa batashyingiranwe byemewe cyangwa bitemewe n'amategeko. Abana bo bagomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere, kandi itegeko riteganya yuko abana bagomba kuba banditswe mu bitabo by'irangamimerere hatarashira iminsi 30 umwana avutse. Icyo kintu muzakizirikana, umwana agomba kwandikwa mu bitabo by'irangamimerere hatarashira iminsi 30 avutse. Twibutsa kandi ko abayobozi b'ibitaro nabo n'abanditsi b'irangamimerere, abayobozi b'ibigo nderabuzima bifite inshingano zo kubyaza nabo n'abanditsi b'irangamimerere, abo bose bafite inshingano yo kwandika abana mu bitabo by'irangamimerere umwana akimara kuvuka hatarashira iminsi 30. Hari inshingano z'abashyingiranywe ugomba gutangira kuzuza, obligations, les obligations liées au mariage. Inshingano z'abashyingiranywe, inshingano ya mbere no kwita ku bana muzabyara. La première responsabilité du couple, c'est de prendre en charge leurs enfants. Abana bagahabwa uburere, abana bagahabwa imico myiza, abana bagahabwa ibibatunga, kugira ngo abana ejo tutazasanga abana bararwaye ikibazo cy'igwingira, baragize ikibazo cy'imirire mibi. Ni inshingano z'ababyeyi kwita ku bana bazabyara, ni inshingano z'ababyeyi kubatoza uburere bwiza. Les parents ont l'obligation de prendre en charge les enfants et de les nourrir convenablement et de les éduquer selon les valeurs. Les valeurs sont universelles. Indangagaciro ni zimwe ku isi hose. Indangagaciro y'ubumwe, indangagaciro y'ubutwari, indangagaciro yo gukunda igihugu, indangagaciro y'ubunyangamugayo. Les valeurs sont universelles. L'intégrité, le respect. Les enfants doivent être éduqués suivant les valeurs universelles. Ababyeyi rero ni inshingano zabo kwita ku bana bazabyara, niyo nshingano ya mbere y'abashyingiranywe. Inshingano ya kabiri ni uko abashyingiranywe bagomba guhana imbato. Idirisa ugomba gutunga Vestine ugomba gutunga Idirisa. Buri wese agaha mugenzi we imutunga akurikije ubushobozi afite. Kera zari inshingano z'umugabo gutunga umugore ku gihe cya Mose na mbere yaho, ariko umugabo afite inshingano yo gutunga umugore n'umugore akagira inshingano yo gutunga umugabo. Buri wese agaha mugenzi we imutunga akurikije ubushobozi afite. Très très important. La femme doit prendre en charge l'homme doit prendre en charge la femme. Donc la prise en charge de l'un et de l'autre est réciproque. C'est pas un sens unique. Umugabo n'umugore bafite inshingano yo guhana ibatunga. Ni inshingano ya kabiri. Iya mbere no kwita ku bana muzabyara, iya kabiri nuko buri wese agomba kwita kuri mugenzi we. Ni inshingano ya gatatu nuko abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana. Aha ni ukwibutsa ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Le principe universel de l'égalité de sexe, l'égalité du genre. Monsieur Idriss, je suis en train de parler du principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Les enfants doivent être éduqués d'une façon où personne ne doit être privilégié pour l'un ou l'autre aspect. Il y a égalité entre l'homme et la femme. Umugabo n'umugore barabishyira amategeko, ubu nicyo bivuga nta kintu. Ariko ibyo ni ihame rikomeye, c'est un principe bivuga ko umugabo n'umugore, ubwuzuzanye hagati y'umugabo n'umugore bigamije iterambere ry'umuryango. Mwari mubizi buriya, bigamije iterambere ry'umuryango. Nta cy'umugore agomba gukora umugabo atakora, nta n'icyo umugabo atakora umugore atakora. Gusa umugabo ntabwo yatwita, ntabwo turumva umugabo bakoreye cesarienne amateka y'isi. Ariko ibyo umugabo yakora n'umugore yakora, n'ibyo umugore yakora, nta mwana ukwiye kuba yarerwa ngo kubera ko ari umuhungu ngo azagira umusaruro kuruta umukobwa, ntabwo bishoboka. Abantu bose bagomba gufatwa kimwe, bigamije iterambere ry'umuryango. Le principe d'égalité et d'équité entre l'homme et la femme, c'est un principe constitutionnel et il est aussi universel.
ihame rya kane ni uko abashyingiranywe bafite uburenganzira bwo kubyara ariko bakagira itegeko ryo kubana. Uyu munsi mumara gushyingiranwa bafite uburenganzira bwo kubyara, mukagira n'itegeko ryo kubana. Kuko ababyeyi mu kanya baba bifuza kubyara abahungu n'abakobwa, siko bimeze. Mu kanya nimutangira kunywa mitsingi za Vestine na Idrissa, avuga ati bahungu bana bacu turabifuriza kubyara abahungu n'abakobwa, turabifuriza korora. Kubyara n'uburenganzira, kubyara n'uburenganzira Vestine, kubyara n'uburenganzira Idrissa, ariko kubana n'itegeko. Kubyara mushobora kubyara abangana n'abari muri iki cyumba igihe cyose